visa card cyangwa se carte bancaire uri gukora investment, uraza kuri shop nk'ibisanzwe. Numara kuza kuri shop urahitamo package ushaka kugura. Package nshaka kugura, wibuke ko visa card itarenza package ya 500. Iyo ushaka gukoresha package y'igihumbi bingahe, bisanga ukoreshe 500 bwa mbere, 500 bwa kabiri, 500 bwa gatatu, gutyo bitewe n'inshuro ushaka, ariko visa card ikora 500 gusa. Iyo ushaka kugura package irenze hejuru ukoresha gift code cyangwa ugakoresha n'ubundi buryo bwa coin payment cyangwa se bwa bitcoin. Angara nimba maze guhitamo ya package yanjye, ndaza mpitemo uburyo nshaka kujya nungukirwa, nkande kuri next. Nimara gukanda kuri next, ndaza mpitemo ubu buryo bwo gukoresha carte bancaire. Nimara kubuhitamo nkanzeho, bahita banyereka aho ngomba kuzuza. Ndaza ngaha kuri checkout, ngakanda checkout. Noneho hakaza aho ngomba kuzuza imyirondoro y'ikarita yanjye ya banke nk'uko imeze. Banyereka email yanjye koko nimba ariyo cyangwa se email nshaka kuza kubonaho ubutumwa. Angahe icyo nkora rero, uraza ukandukura ya mibare iri ku ikarita, ntabwo ari nimero za banke ahubwo ni imibare iri ku ikarita. Ukaza ugashyiramo expiration date, ukwezi izaba expired ndetse n'umwaka izaba expired. CVC code ni code ziba ziri inyuma yawe ku ikarita, ni imibare 3 urayibona ukayandikamo. Ahangaha iyo mibare 3 wamara kuyandikamo ukandikamo izina rya nyiri karita riba riri ku ikarita, n'ubundi igihugu birumvikana ukagishyiramo, warangiza ugakanda pay. Iyo ukanze pay rero nuko nashyizemo imibare random itari yo, bahita bakubwira successful yuko wishyuye package yawe. Muri kubona ko ubu ni uburyo bwiza rero